Mwiriwe mwese, amahoro y'Imana, bakunzi b'Imana n'ubuzima yaduhaye. Nifuje rero uyu munsi kubagezaho kimwe mu kiribwa kirimo poroteyine, nubwo ari nkeya ariko zadufasha nk'Abanyarwanda, nk'abantu igishyimbo cyareze, kubasha kugiteka uko bikwiye kugira ngo kitugirire akamaro kandi ntikiduteze ibibazo. Akenshi usanga hari utuntu twibagirwa tumwe na tumwe, nanjye rero ntanze umutsada wo kongeramo utuntu tumwe na tumwe kugira ngo ibishyimbo bitazongera kutugwa nabi mu nda, ahubwo bibe byagenda neza, nawe ubigerageze hari icyo byagufasha. Ibishyimbo rero biri muri poroteyine nziza dukura mu bimera, bikaba byiza rero ku bantu kuko bifasha guhaga, ndetse iyo ubiriye ibishyimbo rwose n'imboga uba uriye indyo yuzuye, ntuzakenere gushakisha ibindi rwose. Ku muntu ufite ibiro bikabije ntago ukeneye kongeraho ikindi kintu. Ufashe ibishyimbo n'ishu, ufashe ibishyimbo n'imiteja, ufashe ibishyimbo na karoti, uba uriye indyo yuzuye, ntabwo ugomba guhangayika kutariye indyo yuzuye. Wabishobora ukongeraho akandi kantu ubonye niyo kaba gafi niyo kaba gake, ni ukuvuga ngo ubwo rwose uba ubaye umusirimu uriye neza, bimeze neza. Ibishyimbo rero byacu rero kugira ngo bitatugwa nabi, akenshi ubona ko bibyimbisha mu nda, ukabasha kugira ibibazo byo kutamererwa neza muri rusange. Ni byiza rero ko ibishyimbo ubiteka wabitumbitse amasaha nibura arenze 12. Ibishyimbo uko bitumbikwa nibwo bitabivamo ibyangiza umubiri. Njyewe rero nabitetse ntekesha utuvuta duke twa oliva ndetse n'amavuta yagiye ava mu nyama natetse, byongerera imbaraga bya poroteyine, kandi ni amavuta meza kubera ko ni amavuta nikoreye, nta handi yaciye, nta ruganda yaciyemo, ntabyo bongeyemo byo kugira ngo akomeze ubuzima arambe, nta kintu na kimwe, ni amavuta yavuye mu nyama uko nayitetse. Ariya mavuta rero abantu bajya bambaza amavuta umuntu yatekesha, ariya niyo mavuta akwiye, niyo mavuta meza, amavuta yavuye mu nyama arya twajyaga tumena, niyo mavuta meza, kuko ayandi bongeramo ibintu byinshi cyane bishobora kuduteza ibibazo ku buzima. Ikintu rero nongeraho ni uko nyine agatunguru ugacunga neza ntigashirire, kubera ko ni ibibazo burya ibiryo byashiririye, ibiryo byataye icyanga ntabwo biba ari byiza, bishobora kudutera n'ingaruka ndetse n'uburwayi. Iyo rero agatunguru kagiye gushira ubona kashobora gushirira, byaba byiza wongeyemo utuzi, biraruta ko nibwo buryo bwiza bwo guteka. Noneho agatunguru kongeramo utuzi, kamara kunoga kahiye neza, uko biba byiza kahiye, ukaza kubona kongeramo ibishyimbo byawe nabyo bigashya. Ibishyimbo rero kugira ngo ubashe kubidijera neza ni ngombwa kugira akantu kameze nka aside. Twavuga ko urugero ushyiramo fanta, nubwo ari urugero nibyo shyiramo vinegere, nkashyiramo akavinegere gakeya, bifasha kugira ngo bize iriya agu ya aside imeze nka aside, ituma ibishyimbo biza kumanuka neza, igogorwa rigakorwa neza, ntugire ibibazo by'ibishyimbo. Ikindi kintu wongeramo, ushyiramo akamutaride, maze kubibona nyuma ko tugashyiramo akamutaride. Icyo gafasha rero nacyo, kera byaranavuraga rwose, bifasha kugira ngo icyaba kirimo antinutrima, ibintu bibamo bishobora kuba biteza ikibazo bivemo, kubera ko mutaride kera baranayifuzaga rwose, yajyaga ikavura abantu. Bashyiramo akayiko ka mutaride mu dushyimbo, twavuga udushyimbo twakwiriye abantu 4, ugashyiramo akayiko kamwe ka mutaride. Ubwo rero ibishyimbo byacu rero nyuma turaza kongeramo utuzi n'akunyu ndetse n'agapoivre, tube turiye ibishyimbo indyo nziza imeze neza. Nkagira ngo rero niba bigufashije, niba ubikunze, niba kandi ukunda ibyo njya mbasangiza hano, ntutinye kubisangiza abandi kuko byabafasha. Ntugatinye gutangiza abantu ikintu cyabagirira akamaro, kubera ko
twese twagiye tubwirwa byinshi tukumva byinshi, kuko bavuga byinshi bakabirundanya ariko iby'ingirakamaro bikaba bikeya. Hano rero ibyo mbahereza ni ibintu byagiye bigirira abantu akamaro, ni ibintu nkura ahantu bijyanye n'ubuzima kuko niko kazi nkoramo. Ni ukuvuga rero ndigisha mu kiliziya yanjye, ibyo mvuga biba bifite icyo bihereyeho, ndabanza nanjye nkabikorera ubushakashatsi, nkabireba nkamenya ibyo mpaye abantu, kuko nicyo cyampagurukije kinzana hano kuri YouTube kugira ngo, kuko nari maze kubona ibintu abantu benshi babeshya bitandukanye cyane n'ukuri kugira ngo bagire views, kugira ngo barebwe, ariko mu by'ukuri baroha abantu, kandi ubuzima ntawe ubukinisha, ntawe ukina n'ubuzima cyane ubwo abandi bantu burubahwa. Ngaho rero mugira amahoro, murakarama.